aho yavugisha umukozi akavuga nabi, yavugisha umuvandimwe akavuga nabi, yavugisha uwakoresha mu kazi akavuga nabi, yavugisha uwanyuze akavuga nabi, yavugisha umuntu mu muhanda ngo amugendeye nabi, akabwira n'umukinnyi w'umupira ko amutsindishije igitego kandi iyo kipe nta namwe wabo yikinamo ataragera no mu gihugu kiniramo, agahora arimo arangiza umutima. Wowe umeze utyo uri kwangiza umutima wawe. Wikwica umutima, kwivuza umutima birahenda, jya wiranja uhora ucya. Kandi ikindi mwiranje mujye mwangira satani kubabikamo ubwoba bw'ibibazo, sibyo? Wiyeranje umutima wawe ukore protection mu rwego n'umuntu nakubwira amagambo y'impuha uyumva ariko uyumva ajye mu gutwi ariko yarinde kumanuka gato ngo ajye mu mutima, ngo biba bituruka. Daniel yari yaraharinze arinda umutima we kuruta ibintu byose birindwa, kugeza ubwo mu kibaya cya Dura bavuze ngo murasenga iriya mana, ararahira aravuga ati no, hari ibintu bituruka hano mu mutima, nta bindi bigomba kujyamo. Niho iby'ubugingo bituruka, nta bindi bistoke tugomba gushyiramo byo mu kibaya cya Dura, byizi Imana zitavuga, zitumva, zidakora, zidatabara, zidasubiza, zidafite ibisubizo by'abantu. Turarinda ijambo. Meshake, Saduraka na Abedinego, aha niho iby'ubugingo bituruka. Rinda umutima, dore abana barinze umutima, bagera i Babuloni bararinze umutima, bagiye barara mu kibaya cya Dura bararinze umutima, bageze ubwo bavuga bati naho itadukiza twebwe ntabwo tuzapfukamira iki kigirwamana. Cyo bita kurinda umutima mu rwego, kurinda umutima mu rwego n'isi bimenya, kurinda umutima mu rwego n'abakonikoni babimenya, kurinda umutima mu rwego n'abahanuzi ba Bali babimenya. Turabashuhuje cyane, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Aya ni amasaha Imana iduhaye, uyu ni umwanya Imana iduhaye kugira ngo tubwire abantu ibyururutse imitima. Imana ibaha umugisha, mbararikiye kwicara mu kumva ijambo ry'Imana. Imana yanshyize ku mutima. Aho uherereye hose iri jambo ushobora kuba ugiye kuryumva ufite agahinda kenshi bitewe n'ibibazo wahuye nabyo. Uwiteka agukure muri icyo kibazo, akuremera ibyishimo. Kandi iri jambo rishobora kuba rigusanze mu gihe cyo kurwara, urwaye pe. Ndinginga Imana aremye ijuru n'isi ngo igukize. Iri jambo ushobora kuba ugiye kuryakira ufite ikigeragezo cy'ubushomeri, Uwiteka bugukuremo. Imana ikugirire neza. Aho iri jambo riri bugusange ntirize kuba ariho rigusiga mu izina rya Yesu. Ndabasuhuje inshuti zanjye za Eva, Mama Lioneri, inshuti z'ijambo ry'Imana, aho uherereye hose. Aho uherereye hose mu mpande enye z'igihugu cy'u Rwanda, igihugu cyambyaye, igihugu mbamo, igihugu mfite ubwene gihugu bwacyo, nishimiye kuba umunyarwandakazi. Hanyuma namwe munkurikirana muri mu bindi bihugu, Mana yanjye, Imana ibaha umugisha, ibagure ikintu cyose muzakora kizababere cyiza, kandi icyo muza gusaba mu isengesho tuza kugirana, Uwiteka abumvire kandi abatabare, abakomeze ku munsi mubi. Imana ibagirire neza cyane. Rero nagira ngo aho uri ube hafi, dutangire dusenga Imana, dutangire tuyinginga, tuyihendahenda, tuyishimira ibyo yakoze birakomeye, tuyiragiza n'ibindi bigiye kuba imbere yacu. Kandi iminsi usigaje Uwiteka ayirememo ibyishimo, ayihindure iminsi y'ibitwenge, ayihindure iminsi y'amashimwe ku buzima bwawe. Kadusenge. Mana ishobora byose, turagushimiye cyane. Mutima wacu uguwe neza, tunejejwe nawe. Ibyo wakoze biratunyura. Waturindiye ubugingo, turindira umubiri, urinda umutima wacu amaganya, uturindira mu isi mbi, uraturinda ntitwapfa. Waturindiye abana, turindira imiryango.
dore umwaka uri hafi gushira, tugeze mu kwezi kw'icumi, tugushime ko nta nkuru mbi turumva mu muryango. Kandi si uko Satani yakiriye agakiza, ahubwo nizambara gukoresha uturwanirira ibiturwanya. Ni rwa rukundo rwagusabye umutima, utugirira neza no mu gihe tutabigusabye, udutabara no mu gihe twacecetse, uturemera ibirori no mu gihe tutaje imbere yawe tubigusaba. Mana, ibi ndabikubahira, uri Imana yuzuye urukundo, uri Imana yuzuye impuhwe n'imbabazi. Ijambo tugiye kuganiriza ubwoko bwawe, urikurikirane, uririnde, urisohoze. Kandi umuntu wese ugiye kumva iri jambo, umwuka wera musobanurire kuruta uko jyewe nagasobanura. Ikibazo yari afite gihinduke igisubizo, imibabaro yari afite ihinduke amashimwe, kuko uri Imana ibihindura mu gahe gato gusa, mu gahe gato umuntu agashiduka atabawe. Ndagushimiye ko ubikora neza mu izina rya Yesu, amina, amina. Imana ibahe umugisha cyane, ndabanezererewe, ndabakunda. Turi mu minsi igoye, turi mu minsi iruhije intwari, turi mu minsi abantu b'Imana bafite ibigeragezo byinshi, turi mu minsi abantu b'Imana bahangayitse, isi ihangayitse, turi mu minsi indwara zabaye akajagari, turi mu minsi n'abagabo barwaye giripe pe, turi mu minsi n'indwara abagabo batarwaraga bari kuzirwara, turi mu minsi abana bari kurwaragurika, turi mu minsi abantu bashonje bakennye, ariko Imana iraza kubikora neza. Icyo mbabwiye cyo ni muhumure, kandi ni muhumure, ni muhumure. Aka kaba ari akantu kanyuzemo, muhumure cyane. Reka tuganire ijambo ry'Imana, riri kumfasha, riri mu Migani igice cya 4 umurongo wa 23. Haravuze ngo, rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Imana ishimwe cyane. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Tugiye kuganira kuri iri jambo ryiza, iri jambo rivuga umutima. Nabonye indwara y'umutima ivura n'abantu bake. Kubona abaganga b'inzobere ku mutima ni bake, ni bake pe. Ushobora gusaba randevu ukamara n'iminsi 3 utarabonana nawe pe. Mwanabonana inshuro nyinshi ukumva n'ibyo akubwiye ntibihuye n'uko wiyumva pe. Ukumva uburyo akubwira, akaba nijya akubwira ati ndabona utarwaye, cyangwa akaba yajya akubwira ati ndabona umutima ugiye guhagarara, kandi wowe ukomeye. Indwara y'umutima icyambere iravurwa igakira, hakabaho n'urwego ugeramo ntivurwe ngo ikire, ahubwo bakaguha imiti uhora unywa kugira ngo umutima utazahagarara cyangwa utazaturika, kimwe muri ibyo bitewe n'uko muganga bibona. Yumvira indwara y'umutima ukuntu ari danje. Hakaba n'umuntu uba wifitiye umutima mubi, akagira umukushi, agahorana umwaga, umutima ukabona niwe wawangije, ahora ashihagurana. Hari abantu bakoze muri matseri zo kuvuga nabi, yavuga neza ukabona aracitswe, yanaseka ukabona biramugwirira, ukabona yakwicuza n'impamvu asetse. Hari abantu bigirira roho mbaya we, ahorana umwaga, ukavuga umuntu aseka kuri Noheli, se kuri Noheli ko nabonye nawe adaseka, si umuntu aca ryari. Hari abantu bwabo nabo bitraumatize, bitera indwara y'umutima, donc kubera mushiha, roho mbi. Ari abantu bafite roho mbi kweli.
yavugisha umukozi akavuga nabi, yavugisha umuvandimwe akavuga nabi, yavugisha uwakoresha mu kazi akavuga nabi, yavugisha uwanyuze akavuga nabi, yavugisha umuntu mu muhanda ngo amugendeye nabi, akabwira n'umukinnyi w'umupira ko amutsindishije igitego kandi iyo kipe nta namwe wabo yikinamo ataragera no mu gihugu ikiniramo, agahora arimo arangiza umutima. Wowe umeze utyo uri kwangiza umutima wawe. Wikwica umutima, kwivuza umutima birahenda, jya wiranja uhora utya. Kandi ikindi mwiranje mujye mwangira satani kubabikamo ubwoba bw'ibibazo, sibyo? Wiranje umutima ukore protection mu rwego n'umuntu nakubwira amagambo y'impuha uyumva ariko uyumva ajye mu gutwi ariko yarinde kumanuka gato ngo ajye mu mutima. Donc ntazagira umuntu ukubikamo ubwoba ngo umwemerere. Jewe ndashaka kukubwira umutima. Ariko ijambo nshaka gusobanura rihabanye n'ibindi kuvuga kuko biravuze ngo rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birendwa. Urinde nibyo bintu nibyo byonye nibyo bintu biza gutuma urwara pressure. Ugasanga umuntu ahurudutse hariya arakubwira tuzi n'ibindi ati umugore wawe ati cyangwa umugabo wawe ati namubonye ari kumwe n'agakome ati batambikanye gutya na gutya, ugahita kukanya direct ubishyira mu mutima ugatumbuga bimera nabi mukanya umuntu akazana iby'umwana by'iwanyu byose ukapakiramo, ugashaka gufata umutima ukawushyiramo ibintu biwurusha ibiro. Ndashaka kukubwira uburyo waba wirinze kurwara umutima mbere yo kwinjira mu kirere cy'umwuka ngo nkwigishe uburyo wawurinda n'ibyaha, kuko Bibiliya ivuze ko ariho iby'ubugingo bituruka. Umutima ni iboro mwana, mutima ni imari. Muntu ufite umutima turashimira Imana ko yaturemye kaduha umutima. Sundi butuba dutekera dute biba bimeze biti. Kandi yanawushyize ahantu heza muri position nziza, kuko iyo ushyira mu mugongo byari kuba ikibazo, niyo ushyira ku kibuno twari kuwicarira ugaturika. Kuko turashimira Imana ahantu yawuteretse harakwiye. Niyo ushyira mu mutwe abantu bikorera agataro bari kwikoreraho gaturagurika, kuko mutima ukora akazi kenshi, ni moteri. Mutima ni moteri y'ibintu byose by'ubuzima, niho hakorerwa amaraso, niho hava itembera, ugaburira ibintu byose dufite. Turashimira Imana uburyo yaturemye ihabwa icyubahiro. Noneho ndashaka agiye kukwigisha uburyo wanawukorera protection tutiriwe tujya mu mwuka nubwo tuza kujyayo. Uyu mutima wawe wuhesha amahirwe yo kubaho udatonekara. Hari umuntu usanga yarabitse akantu k'inzika ko muri Bibiri, mbega umuntu umwe aragira ikibazo muri Bibiri ukabikamo, wahinduye stock y'imibabaro, uhindura stock y'ibintu bikamo bibi by'inzika. Mbega none arako umuntu yakubwiye mwiganye, arako uwo mwashakanye, arako uwo mukorana, arako wakwimye iseta, arako wakwimye igikoma usanze gihe kiri mu isafuriya no muri teremosi. Ibyo byose waragiye ubikamo. Hari abantu babitse ibintu mu mutima, baragenda barabika mu rwego abaganga bari kubapima kugeza izi saha bakababwira bati ibintu mubitse mushaka abantu mubibwira, kugeza ubwo muganga akurangira umuti wo kuvuga bitewe n'ibintu wasitotse mu mutima. Ndashaka uyu munsi wihangane ushake rakerete cyangwa itorosho ukorope ibintu byose washyize mu mutima wawe. Nimba ari n'umuntu wari wikoreye uvuga uti arabyibushye arankiranye, nimba ari n'umuntu wumvaga mbega wumvaga iyeranje umutura umushyire hasi, wikwemerera umutima wawe ko wikorera n'ibintu bitagenewe. Sibyo, urafata iby'urugo rwawe ubishyire mu mutima, ufata ibyo kwa mere wawe urundaha, ufata ibyo kwa so wanyu wanze kukuruhira amashuri ari we mwasigaranye urundaha, ufata ibyo kwa bene wanyu mwize bakurusha ubwenge batsinda ukaba waragarukiye mu wa gatandatu urundaha, ufata ibyo umukozi wakoresheje uri umugeni urundaha, ufata ibyo umukozi wakoresheje ubyaye gatatu urundaha, ufata ibya mwene wanyu uheruka kuba iwawe urundaha. Mana nyagasani, oya, ufata ibyo umuntu waguze imodoka ukaba utarayigura urundaha, ufata ibyo umuntu wagize amahirwe akaba yuri indege uri aho ngaho ucurira igare hepfo aho ngaho urundaha. Ariko se tuvugisha ukuri, ufite umutima unganita, umutima ufite byibuze ungana n'umufuka w'ikiro 100 ku buryo ibyo bintu byose bikwirwamo. Kuri ibintu washyize mu mutima wawe. Kandi ikindi na Satani nakuzanira ibintu bya turapfuye, ejo ntimuzarya, nejo bundi ntabwo bizakunda, ibi ntibyakunda, ntacyo byumva, ariko wimwemerera ko bijya muri uyu mutima wawe.
wimwemerera. Bibiliya yavuze ngo iki? Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose, birindwa kuruta ibindi byose, birindwa. Bibiliya yatanze kondisiyo, itanga amategeko n'amabwiriza bigomba kubahirizwa, ko ibintu byose wareka kubirinda, ariko ukarinda umutima wawe, ukarinda umutima wawe. Imana ihabwa icyubahiro kandi Imana itugirire neza cyane. Kuko ngo impamvu, Bibiliya mva impamvu yavuze, kuko ariho iby'ubugingo bituruka. Sifa kwa Bwana. Niho iby'ubugingo bituruka. Iyo ni impamvu ifatika yo kurinda umutima. Murokora unkurikiye, nawe uzakizwa ejo unkurikiye, amahirwe wagize uyu munsi wa none nuko ibyo Uwiteka ashaka ko biba mu mutima wawe, arashaka kubirinda, arashaka kugufasha kurinda umutekano w'iby'ubugingo. Mana ishimwe. Kuko niho iby'ubugingo bituruka, urinde. Ahangaha reka nse nubwira umuramyi cyangwa umuntu wese uhimba indirimbo, yego, umuntu wese Imana ahaye impano yo guhimba indirimbo, buriya nushaka kubaho mu buzima bwo kujya uhimba indirimbo zubaka imitima y'abantu, indirimbo zishamikiye kuri Bibiliya, indirimbo zikiza, ikintu ngusaba no kurinda umutima wawe kuruta ibindi byose, birindwa. Kuko niho iby'ubugingo, niho indirimbo zizaturuka. Muvugabutumwa mugenzi wanjye, gutegura ijambo ry'Imana biravuna, no kurigabura biravuna. Bivuna bite? Kumara iminota uvuga nta muganga wabikwandikiye ngo bibe ari umuti, biravuna. Kabiri, ikindi, nabo tubwira twicara imbere cyangwa duhagarara imbere, nabo badutera imvune. Urategura kandi ukumva n'umwuka wera wabiguhaye pe, ukavuga ukamara isaha n'igice cyangwa ukamara iminota 40. Mubo wabwiye hakabonekamo abakritika, abagaragaza ibyo utagombaga kuvuga, aberekana ko ibyo bitari bikenewe. Biravuna. None ibi bintu bivuna, birasaba kurinda umutima wawe. Ibi bintu by'ubugingo ahantu bituruka harasabwa security. Alleluya. Harasabwa uburinzi bukomeye budasanzwe. Dawidi yavuze ngo iki? Yaravuze ngo nabikiye ijambo mu mutima wawe kugira ngo ntagucumuraho. Nararibitse mu mutima, mpabika ijambo rizima, mpabika ijambo ryihanisha, mpabika ijambo rihindura, mpabika ijambo ry'imbabazi, mpabika ijambo rikiza. Impamvu naribitse mu mutima no kugira ngo ntazagucumura. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Muntu nkurikiye amasaha, rinda umutima wawe. Nk'umurokore umaze igihaha, akantu kose urashyira mu mutima, nzikuranaga iyo niho iby'ubugingo bituruka. Aho niho iby'ubugingo bituruka, niho ibihesha abantu umugisha bituruka, niho ibihesha amazu bituruka, niho ibihesha abana bituruka, niho ibihesha amafaranga bituruka, niho ibihesha ubugingo bituruka. Aha hantu harinde. Mu buryo bw'umwuka kurinda umutima niki? Kureka ibyaha, kwihana ibyaha, kuba mu bumana, kubaho mu buzima bufite intego kudacumura, kubaho mu buzima bufite intego yo kutatuma Imana irakara. Kurinda umutima, aha ngo biba bituruka. Daniel yari yaraharinze, arinda umutima we kuruta ibintu byose birindwa. Kugeza ubwo mu kibaya cya Dura bavuze ngo murasenga iriya Mana, ararahira, aravuga ati no, hari ibintu bituruka hano mu mutima, nta bindi bigomba kujyamo. Niho iby'ubugingo bituruka, nta bindi bisitoke tugomba gushyiramo byo mu kibaya cya Dura, by'izi Mana zitavuga, zitumva, zidakora, zidatabara, zidasubiza, zidafite ibisubizo by'abantu.
turarinda ijambo. Meshake, Saduraka na Abedinego, aha niho iby'ubugingo bituruka. Rinda umutima, dore abana barinze umutima, bagera i Babuloni bararinze umutima, bagiye barara mu kibaya cya Dura bararinze umutima, bageze ubwo bavuga bati naho itadukiza twebwe ntabwo tuzapfukamira iki kigirwamana. Cyo bita kurinda umutima mu rwego, kurinda umutima mu rwego, mu rwego n'isi bimenya, kurinda umutima mu rwego n'abakonikoni babimenya, kurinda umutima mu rwego n'abahanuzi ba Bali babimenya, kurinda umutima. Aleluya, kurinda umutima. Rinda umutima, rinda umutima wawe, rinda umutima, rinda. Niho iby'ubugingo bikomoka. Urinde mu rwego nugera n'imbere ya Shera abimenya ko umutima wawe ufite protection. Wawurindishije ijambo, wawurindishije gukiranuka. Rinda umutima mu rwego habamenya ko hari umugabo witwa Eliya warindishije umutima w'ijambo, wabitse ijambo mu mutima, wamenye ko iby'ubugingo bikomoka mu mutima, niho bituruka. Aleluya, niho bikomoka. Iby'ubugingo naho bituruka, niho bituruka. Mpera Imana icyubahiro. Nkwinginge wowe unkurikira, umenye urwego rw'umutima, umenye urwego ukwiye guhagararamo, umenye urwego rwo gusapotinga ibiri muri uyu mutima wawe, aho bituruka, kuko iby'ubugingo niho bituruka. Kese nimba nta by'ubugingo ufite, kubirinda bizakugora, kubirinda bizakugora kuko nimba nta by'ubugingo ufite. Ariko umuntu ufite iby'ubugingo nka Yosefu wavuze ati sinshobora gusambana n'uyu mugore, arinda umutima, yarinze umutima. Iby'ubugingo niho bituruka. Aravuga ati aho najya hose yitegura no kuba yapfira ibi bintu. Ajya muri gereza, avayo, aragenda arayobora, aca inzara mu gihugu y'imyaka 7, ahangana nayo. Igihugu nticyakwinjiramo inzara kuko yamenye agaciro k'aho iby'ubugingo bwe bituruka. Aho iby'ubugingo bituruka yanze kuhicaza ubusambanyi. Ububona impamvu wafininnye. Aho iby'ubugingo bituruka wahicaje umugore w'indaya, wahicaje manyinya, wahicaje ibizira. Aho iby'ubugingo bituruka uhicaje iki muri iyi minsi? Hicaye nde? Ko ariyo mpamvu utakiryama ngo urote za nzozi zagiye. Aho iby'ubugingo bituruka wahicaje nde? Hacumbitse nde? Ko wimuye Kristo ukimika ibidafite umumaro. Rinda umutima wawe, niho iby'ubugingo bituruka. Imana itugirire neza cyane. Ndi kwerekeza ku musozo. Ariko umugore amenya aho iby'ubugingo bituruka, aravuga ati ibi bintu ndabyicisha Sisera. Ntitaye kuri titiri, ntitaye kuri support afite, ntitaye ko hari abandi bagabye igitero bagatsindwa. Ariko aho iby'ubugingo bituruka naraharinze, hari imbaraga zicayemo. Ndashaka ko hari imbaraga nyuma yo kumvira ijambo zigendera muri wowe, zigakorera muri wowe. Aho iby'ubugingo bituruka ndashaka ko uharindisha iki kibitsanyo wahawe, ukirindisha umwuka wera ukurimo. Imana itugirire neza cyane, Imana idutabare kandi Imana iturengere. Yesu abahereze umugisha mwinshi cyane. Twitegura gusenga. Ndashaka kukubaza, warinze umutima wawe? Ko tugeze muri uku kwezi nta kintu umutima urimo ugushinja, nta kirego uri kumva, kumaze igihe mu nzu y'Imana. Warinze umutima? Warinze umutima icyaha? Warinze umutima amaganya? Warinze umutima intege nke? Ko iby'ubugingo ariho bituruka, wahakoreye protection. Kumaze igihe uririmba, warinze umutima wawe? Umaze igihe uririmba pe, umaze igihe muri ibi bintu, umaze igihe haha, ariko ikibazo kirabaza ngo warinze umutima wawe? Ko ariho iby'ubugingo bikomoka, waraharinze. Ariko ndashaka kugusabira imbaraga. Imana igufashe cyane, kugirire neza, ikubaka, ikwagure. Imana iguhe kurinda umutima. Iryo jambo nagira ngo mbafashishe kuri aya masaha, aho rigusanze hose rigusigira isomo
gusigira isomo warinze umutima. Reka dusenge. Mwami Yesu, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza rimanukiye mu mitima y'abantu, rimanukanye ikibazo ngo warinze umutima. Bibiri iravuze ngo irinde umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa, kuko niho iby'ubugingo bituruka. Sabiye imbaraga umuntu wese uri aha hantu kugira ngo arinde ibyo yabitse mu mutima we. Nsabiye imbaraga zikomeye umuntu wese ukurikirana ubutumwa bwiza kugira ngo umuhe kurinda umutima we kuruta ibintu byose birindwa, kuko niho iby'ubugingo bituruka. Mana, Yobu yarabirinze, aravuga ati igiye kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo, nzarinda umutima wanjye. Mana, ndagushimiye. Tanga imbaraga ku muntu wese uri aha, muhe kunesha, murindire umutima, murindire n'ubugingo. Ubwiza bwawe buherekeze iri jambo ryawe urikurikirane mu rwego umuntu yumva ko afashe umwanzuro wo kurinda umutima, ntiyemerere ko hari icyaha gikandagiramo, ntiyemerere ko bya bikoko biri mu gatabo k'umutima w'umuntu ubituramo, ahubwo uturemo, abantu bagutuze, baguhe icumbi mu mutima, uturemo, ubemo amanywa n'ijoro, ibihe byose ubemo, uduturemo, hazakoreka ibintu bikomeye ku buzima bwacu. Urakoze Yesu, ndagushimiye kuko rugakora n'ibirenze ibyo nsabye. Byose mbisenze nshima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen, amen. Shalom, shalom.